welcome back again. This is the second edition. We're going to talk to another 4 contestants who are running in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020. And as usual, we're going to be asking them about their projects and how they want to contribute to the society. So I'm here with Miss Rwanda 2017, Miss Iyandikishe Elsa. Yes, nkuko Martin yababwiye turi hano kuri La Police Nyamata aho turi kumwe kandi n'abakobwa bane bagiye kongera kutubira ku mishinga yabo igiye itandukanye tukamenya n'ibitekerezo byinshi bagiye bafite. Abo bakobwa ari bo Ingabire Diane, Umutesi Denise, Hey. Kirezi Brune, Hi. ndetse na Kamikazi na Deje. Abo ni abakobwa bane tugiye kubana muri iki cyiciro. So duhere ku mukobwa wa mbere Ingabire Diane, umeze gute? Meze neza. So watubwira ku mushinga wawe uzageza ku Banyarwanda n'amukoye Miss Rwanda 2020. Murakoze. Nindambuka mbaye Nyampinga w'u Rwanda. Umushinga wanjye no kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko. Mu bushakashatsi nakoze nasanze ikibazo cy'ibiyobyabwenge ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu cyane cyane mu rubyiruko. Ingaruka z'ibyo biyobyabwenge iyo wabinyweye ucikisha amashuri, utwara inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu, uta imiryango ndetse ukanata n'umutwe. Mbona icyo nakora kugira ngo ibyo biyobyabwenge bigabanyuke mu gihugu cyacu, nakegera inzego zibishinzwe nkafatanya nazo ndetse n'abagizweho n'izo ngaruka z'ibiyobyabwenge mu gutanga inama zitandukanye mu kubirwanya. Icya kabiri numva nakora mbaye Nyampinga w'u Rwanda kugira ngo urwanye ibyo biyobyabwenge, nafatanya n'ababyeyi mu kubashishikariza gusubira ku nshingano zabo zo kugira abana babo inama cyane cyane kubabwira ku ndangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda mbinyujije mu mugoroba w'ababyeyi kuko tuzi ko ariho ababyeyi benshi bahurira. Ikindi nashishikariza buri munyarwanda wese gufata iya mbere mu gutanga raporo ku muntu ugaragayeho ikibazo cy'ibiyobyabwenge. So nkuko bivuze uzibanda ku biyobyabwenge, ese iyo urebye aho tugeze ubu ngubu mu rubyiruko, ese ubona ibiyobyabwenge birafatwa cyane, ese ababifata ni bakeya, wowe uyirebye ubona bihagaze gute? Murakoze, ikibazo mbajije ni cyiza cyane. Nko mu bushakashatsi nakoze nasanze mu mwaka wa 2019 nasanze mu gihe kingana n'umwaka umwe harafashwe miliyoni 2 z'ibiro by'urumogi na litiro miliyoni y'inzoga z'inkorano n'abantu basaga 300 higanjemo cyane cyane urubyiruko bafashwe bashyikirizwa ubutabera kubera ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Urumva ko ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu. So urakoze cyane, umushinga wawe n'umushinga mwiza kandi nizera ko uzagira icyo umarira Abanyarwanda muri rusange. Umutesi Denise umeze gute? Meze neza. So watubwira ku mushinga wawe? Murakoze, umushinga wanjye ni ugukora ubukangurambaga cyangwa guteza imbere uruhare rw'umuguzi. Nk'uko byagaragaye uko uruhare rw'umuguzi rukiri hasi cyane kuri 43, kandi ko bishoboka cyane yuko na 80% twabigeraho, cyane cyane tugendeye muri customer care cyangwa mu guhabwa service. Iyo umuguzi ni umuntu ukomeye cyane mu byo dukora byose, kuko niyo umuntu ahabwe service yawo mu gihugu cyacu hari ibyo bitwinjiriza kuko kibigera nko kuri 46%. Mwumva rero yuko abaguzi nibamenye uruhare rwabo bazabasha kubisobanukirwa, ndetse n'abatanga service bakita ku baguzi kuko bazi yuko n'abaguzi ku giti cyabo basobanuye uburenganzira bwabo. Murakoze. So ni ihe mpamvu yatumye utekereza ko umushinga niki kintu cyaguteye ko ari umushinga wumva aho wageza ku Banyarwanda? Impamvu nabitekereje ni uko mbere nkora ubushakashatsi nabanje kubona yuko umubare cyangwa rate yayo ikiri hasi cyane, kandi nk'uko nabivuze ikintu cyose twakora yaba no kwiga yaba icyo ari cyo cyose, umuguzi customer ni umuntu ukomeye cyane, kuko hari aho ugera mu buzima busanzwe, tuvuge mu mahoteli cyangwa mu iduka ukajya kugura ikintu ukabona umucuruzi ntago akwakiriye neza, icyo gihe ugahindura ukajya ahandi. Umuguzi ku giti cye urumva ko hari ikintu abakugayeho, nawe hari icyo uhombye. Ubwo rero twese yaba amahoteli cyangwa amaduka asanzwe babaye bubahiriza amabwiriza cyangwa amabwiriza y'umuguzi, twese hari aho twagira kandi tukangana ku rugero rimwe, rero bigateza igihugu cyacu imbere cyane. You're welcome.
So Rutamera Guhen, how are you? I'm fine, thank you. Yeah, so nk'uko babyumvishe bagenzi bawe bagiye batubwira ku mishinga yabo, so nawe watubwira ku mushinga uzageza ku banyarwanda nuramuka wegukanye ikamba. Yego murakoze. Umushinga nzageza ku banyarwanda ni ukubafasha mu buryo bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bakabisobanukirwa kurushaho, bakumva ko kuba umuntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe atari ukuba yajya ku muhanda cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo bakumva ko uburwayi bwo mu mutwe ni bugari. Rero buri wese yasobanukiwe ikibazo afite akamenya uburyo agikemura, byarushaho kubafasha no mu mikorere yabo ya buri munsi. Ego uburyo nabafashamo, impamvu nabitekereje, nasanze hari ibibazo byinshi mu gihugu cyacu, hanyuma harimo ibiyobyabwenge. Icyo kibazo dufashe icyo cyonyine, usanga kenshi abantu bajya mu biyobyabwenge haba hari ikibazo kibyihishe inyuma. Rero tubashe gusobanukirwa ubuzima bwo mu mutwe, hari byinshi twakora no muri sosiyete yacu ndetse no mu gihugu tukagiteza imbere. Ya, ni byiza cyane, ariko se wumva uzabicisha mu zihe nzira kugira ngo bibashe kuba twese nk'abanyarwanda twamenya icyo kibazo? Yego murakoze. Hari application ndi gukoraho yo muri telefone. Abanyarwanda bakoresha telefone kenshi gashoboka. Urebye nk'umuntu mukuru, tutavuze urubyiruko, ashobora kuba yohereza message zirenze 38 ku munsi. Urubyiruko rwo rwohereza message nyinshi. Rero mbinyujije muri telefone byakoroha kuri application, ngeze kuri 60% nyikora, hanyuma byakoroha kugira ngo abantu bumve ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bamenye uburyo bakifasha, bakiha ubwo bufasha bw'ibanze, ndetse babashe no kuganira n'abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe nk'aba psychologists, babashe kuvugana nabo. Hanyuma ibyo byo kuvugana n'aba psychologists bishobora gukorwa atazi uwo uriwe. Abanyarwanda tugira ikibazo cy'uko utafungukira mugenzi wawe ngo umubwire uko wiyumva, ariko abaye atazi uwo uriwe, wowe ushobora kuba umuzi ko ari psychologist ariko we nagakubaza ngo witwa nde. Ibyo rero bikaba byafasha cyane mu gufunguka. Murakoze. Umushinga wawe ndumva ari umushinga mwiza kandi nizera ko uzafasha abantu benshi hano mu Rwanda. Murakoze cyane. Kamikaze Nadege, how are you doing? I'm doing good. How was the bootcamp experience from the time that you got in here? Fair enough. I'm hoping to see what's in front. Okay, so tell us more about your project and how you want to implement it. Thank you. My project is about helping children born with genetic diseases, especially Down syndrome, and also their family. Those children are born with the differences, not like any other normal person. And when a parent sees a children like that, a child like that, they intend to hide them. Some of them even throw them on the road. You don't understand that even though they're not similar to the rest of the others, but they also have a brain and they have talent and they have potential. If I get the chance to be crowned Miss Rwanda 2020, I will use this platform and help them through building a health center for them and their families where they can be taught how to take care and also teach those children. And also I will provide pre-educational services for them, for they don't think as fast as a normal child can think, or they don't act as fast as a normal child can do. So I think the pre-educational services will help them through a usual life, and their parents can understand that even though they have abnormalities, but they are good children and talented and very smart. Thank you. So Nadege, you know, children with such disabilities such as Down syndrome, they're sometimes neglected or they're pushed aside and they're not included into other social gatherings. How can you be able to make them feel like they're part of the rest of the people who are normal or who aren't born with these disabilities? Thank you. What we need to know is that they're very, very much similar to the rest of the others. The difference is the physical appearance. Even though they're physically different, but if you open up to the child and talk to them, you listen that some of them are actually way smarter than normal children. They can think, they have talents, they can sing, they can draw. So if you let the parents see the goodness in them and the talent and the potentials, I think they will decide to accept. Okay, thank you so much. You're welcome. You have an amazing project. Thank you.
So kuri ubu ngubu ngiye kubabaza ikibazo kimwe ariko muragisubiza mwese. So ikibazo ngiye kubabaza ni kugira ngo tubwire urugendo rwanyu kuva wagira igitekerezo cyo kuza muri Miss Rwanda, aho wabitekereje, ese byaje gute, ese ni inshuti zakubwiye, ese ni ibintu wakundaga, aho byaziye, ese kuva wabyinjiramo kugeza ubu ngubu, muri make mudusangize experience zanyu. Murakoze. Ngiye igitekerezo cyo kuza muri Miss Rwanda nakigize niga primary 5, niga mu wa gatanu 2012. Nibwo natangiye kureba Miss Rwanda nyikurikirana, nyine numva nanjye nabishobora. Nyijyamo bwa mbere nagiyeyo kuko babanje gukorera mu majyaruguru, bibanza kunca intege, nyine mbanza kwicuza impamvu nanditse kuko nabonaga bikomeye. No kuntu bagenda batanga ku mbuga nkoranyambaga bandika ngo Miss azaba inzobe, nakireba nkabona ndi igikara, nkumva binciye intege cyane. Ariko nyine ndakomeza kuko nari ndi kumwe n'izindi nshuti zanjye, nyine zikambwira tuzabikora, ntabwo biriya ni amagambo. Ndakomeza muri audition, ndakomeza mbona pasi, pre-selection biraba, birandungura biraba, ariko numva ndishimye. Ngeze hano muri boot camp, noneho ibyishimo byo ni byinshi cyane, ariko kandi ndizera ko bizagenda neza n'imbere hanjye hakaba heza. Murakoze. Nawe urakoze. Murakoze. Nanjye kwitabira amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda nabikunze kera cyane, narabirebaga nkavuga ati gusa nkagira ikibazo nkavuga ati nzaba mfite uburebure, mvuga ati 1.7, nkavuga ati sindayigeza. Buri gihe mva ku ishuri najyaga ahantu ku nzu nkashushanya, nyine nkakora nkipima, then iyindi tamu nataha cyangwa hashize nk'igihe nkongera nkipima, mvuga ati wow nariyongereye, nkongera gusa nyine nkahora mvuga ati nzatsinda. Then last year 2019 nza guherekeza umushuti wanjye agiye kwiyamamaza nyine Iburasirazuba, ndamuherekeza bisanzwe, gusa we niyakomeza kubera uburebure, ndavuga ati simva hano ntibishoboka, nipime menye yuko nazajyayo cyangwa nzajyayo. Tubisaba ari blague, biraho tuvuga ati natwe turashaka kwipima. Turagenda bambwira ati utaranipima se ubona ko ifite, ndavuga ati oya ndashaka kwirebera. Ndagenda ndipima, ndavuga ati ndayujuje. Birarangira ndavuga ati ngomba kujyamo 2020 ko agomba kujyamo shoje amashuri yisumbuye. Nshoje ndangije kwiga, ubwo turi no mu cya leta akavuga ngo uziko abandi batangiye kwiyandikisha, abo muri Miss batangiye kwiyandikisha abana bakamwe, bavuga ati ndarase, nyine niko twavugaga ku ishuri. Birarangiye ndataha, natashye, twarangije kuwa kabiri, kuwa gatatu mu gitondo ako kanya yatambwiye ati hagase ushaka kwitabira Miss Rwanda, ati toke ndafata ndapplyinga bisanzwe, niyandikishije Iburengerazuba, ati ngomba kuyafatira hagitangira. Ndagenda, twari abakobwa 13, tukigerayo twari benshi cyane, avuga ati mwana we aba bakobwa beza barebare byose, avuga ati haragenda nde hasigare nde. Tubona 13 dusigaye turi bake, avuga ati okay katugende turabazwa, navuga ati ahasigaye nyine nahimana. Batora 6 nisangamo, ndavuga ati ndashima, yavuga ati Imana ishimwe. Then pre-selection ngenda ndeba ahandi, ngeze East ngira ngo niho 15, avuga ati abakobwa bose baza bangana uko hazavamo nde, ndabirekera. Uwo munsi batoye Kigali, barambwira ati hatuyemo abakobwa 20, ndavuga ati ngiye gukora left. Abakobwa 20 mitambara, navuga ati abakobwa 50 abana, navuga ati mana we ibintu nibibaho. Turagenda bisanzwe kwa kundi twitozaga abakobwa 20, kwa kundi buri abakobwa avuga ati bose barashoboye, bafite ubwiza, bafite ubwenge, ugati hazagenda nde hasigare nde. Nkora ibyo nagombaga gukora, ngiye kubona mbona hari undi rwego ngiyemo, nyine ndishima cyane. Then boot camp ikintu cyanshimishe cyane, hari umwana twitiranwa, twagiye gutombora nimero zo muri rooms, mbona nyine tugiye muri room umwe, same names byose, n'abakobwa bagenzi bavuga ati kugute mwakitiranwa amazina abiri mukamurara muri room. Natwe twatomboye rero, ni ibintu nakunze kandi nkabona ko
byose bishoboka iyo babishyizeho umutima. Murakoze cyane. Murakoze. Njyewe aha urugendo rwa Miss Rwanda nabikunze kuva kera. Narabikunze cyane ariko nza kugira ikibazo cyo kurangiza secondaire ntaruzuza imyaka. Biba ngombwa ko negereza umwaka ndategereza ariko nyine ntarafata decision niba ngomba kuza nkakomeza mbyigaho. Hanyuma abo mu rugo nibo buri munsi ugasanga umwana wese wafashe decision nkavuga hoya tuzareba. Kwiyandikisha biratangira mbambiretse gato yandavuga reka mbanze ndebe ukuntu wenda bihagaze amakuru agenda asohoka nindaheza mbone kwiyandikisha. Nariyandikishije niyandikisha muri Kigali. Mbere abakoreraga muri Kigali wabonaga biyaminiya cyane. Ndavuga nanjye noneho reka nkorere muri Kigali ashobora kuba ari naho haza abantu bakeya reka nkorereyo wenda wabona ari amahirwe ari. Umunsi wo kuhagera sale twari turimo yari yuzuye kandi harimo abakobwa beza. Nahindukira ku ruhande nareba abakobwa turi kumwe avuga toke reka nceceke n'ubundi naye naje abo mu rugo aribo babizi gusa ndavuga nacyo nintaha ntawe ubimenye. Kumwe kamera bayigushyiraho ukavuga oya ukareba hisi ariko nyine mbona n'ubundi sindi buyicike ndavuga reka bamfotore n'ubundi nahageze ku isi nahageze reka ngaragara. Hanyuma auditions ndatambuka mbona pass bamamagaye noneho mu myanya ya nyuma. Nari nacitse intege handi utangiye gusenga ukumva n'amasengesho ntari kurenga plafo ukumva naho biri kugana. Hanyuma ubwoba nyine buranyica ariko kumwe ubuhagaze nari ntangiye no gutitira mu kuntu mvuga ndasohoka gute biragenda gute. Bamerekeje bamagaye nk'uwa kabiri wanyuma ubanziriza uwanyuma. Biranshimisha yego birumvikana ariko nyine umutima wari wageze ahandi usubira mu gitereko. Yego pre-selection rero niho hari ikibazo gikomeye cyane. Mu bakobwa 54 bose bashoboye twajya muri practice ukabona catwalk bose nta kibazo bafite. Project zabo zose ni nziza. Bajya guhamagara abapasinze ho nagize Imana naje nk'uwa 7 cyangwa 8 gutyo ariko naho nari ndi kubara narabaraga ugasigaye imyanya ingana gutyo aho nta kibazo kadutegereze turebe. Hanyuma aho bigeze muri boot camp sinavuga ngo ntago abakobwa banteye ubwoba. Iyo urebye abakobwa 20 bakomeje bose barashoboye. Nta kintu wavuga ngo uyu nguyu ntaga kwikamba cyangwa suriya ni uri kwi. Nawe ubwawe ubundi Miss Rwanda zabanzaga narazirebaga kuvuga turiya azavamo Miss Rwanda nkafata nka babiri nkavuga uriya azavamo Miss Rwanda kandi ko kugasanga uko ba presentinze niki bibigaragaza ariko kugeza ubu babe badoya amakamba twese tuyambare abandi bazayakuremo 19 ariko hasigara umwe ariko ubu twese turayafite rwose. Thank you. Nje ntago nigeze ntekereza kuza muri Miss Rwanda ko kera ngiye niyambaye kabutura nari kaboy muri make. Ubwo mama kambwira ati wowe urabona uzava umukobwa muzima nga oya nta birenze. Ubwo nje niyandikishije buri minsi 4 ngo audition za Kigali zibe azajya ndeba kuri televiziyo ngo bakobwa nkabona harimo nabo nzi twiganye all level havuga nambo hari asinajyayo. Ubwo best friend wanjye ambwira ati oya tugende nta kibazo. Ubwo ndiyandikisha bakaza bampamagara ngo turibuka ko 18th ari audition ndabyibuka. Okay ndagenda ndavuga okay kambaze njya kwa muganga ndebe ko nujuje uburebure. Ndagenda kwa muganga arambwira ngo mpasanga mama ambwira ngo rona nguke ngo metero nka 70 ngo ntaga yagera kuko nko mu Misiri imbere uzaba okay ndavuga nti bonje ntago njyayo rero. Oya tugende nta kibazo nta wamenya. Umunsi tujya gukora audition naragiye ngenda nta nikanzu mfite cyakora nakoze makeup n'umusatsi nawufunze yina nta kanzu mfite kuganira ngende ndagarukira mu burebure ndavuga okay ndicara ndavuga ni bon bampimye nta wamenya
bajya kwa announcing baratangira ngo uwo ngo mvuga ngo metero ngo ajye imbere undi ajye inyuma bavuga umukobwa ujya imbere utujuje nka 70 nkabona aransumba hamwe Imana wanyongeyeho inci imwe yonyine luckily mbona barampamagaye ndavuga ni Yesu we nta nikanzu mfite ubwo mpita mbwira best friend ngira ushaka ikanzu mu mujyi ntumbaze yuzana ndambariye ngiye ko nambona arayizanye ndavuga okay nareba ku ruhande hata ndeba media yatangiye kwandika ngo kanaka ibintu ntabwo byoroshye noneho kugira ngo mvemo hakiri kare ntaraseba ndagenda bari bavuze ngo joling umuntu wese umugeze imbere atamukuramo okay ndagenda mvuga mu cyongereza ahita ambwira ati you are not confident enough bitenja ngezeyo arambwira that's a yes numvishe narira ndavuga ni Mana we are you sure turakomeza bagiye kwa announcing Mana we ingoma ntago nahumekaga like bagiye kwa announcing batangira ngo the first contestant who passed nimero kajya kuma ngo nayi number 5 icyo gihe bahamagara number 5 ndagenda okay ndavuga nawe the hardest part is gone cyese muri pre-selection none wakatangira kumbwira ngo hano hari Miss Elegance hano hari wagiye muri supernatural ndavuga ngo okay ubu najyaga he pre-selection tutatangira kwitegura ejo duhurira ahangaha photoshoot gufata position biranga bakazanga ngo okay ngifate gutya ndavuga ngo okay ngifate gutya kuri pre-selection turitegura numva biraryoshye tujye gucya makeup tukishyira makeup tukora ibyo none nageze ari imbere y'ibyo nari kuvuga ndabyibagirwa najya kuvuga ngo okay narinjiye numva ngo ndavuga ngo ya ibintu ntago byabaga sense biri inyuma nkomeze abana ariko wahageze kaza mwendo ugenda imbere cyangwa usebe bagiye guhamagara ngiye bamamagaye ku mwanya wa 12 ariko nayo narangije kuvuga ati okay uriya arahita kurikira uriya tandeba hejuru ndavuga ni sasa nijoro ngiye panga ploti ndahita ngenda ngiye kurya nari nshonje munsi wose ndahita njya kurya ntanya gupanga ploti nkana hangaha simparenga ngo nimero 15 koko arundi ari bibeshye ndabanda ndategereza ndavuga ni ntago ari ngiye bamagaye nimero 15 subiramo okay guhagara biranga njya gupozinga no gufata ibintu biranga ndavuga ni okay so far so good turakomeza hano sasa rero nukusa ifarize mbiheruka segonderi turapakinga tugeze hano amabwiriza gutya good ngere mu bure gusinzira biranga ndavuga ngiye ngumbuye iwacu ubungubu wataha nta kibazo but so far ni byiza nubwo nyine iyo umuntu amenyereye kuryama iwabo amenyereye brother nyuraha sister nyuraha ukasanga okay I'm on my own ni nka high school saa 11 nibwo bambyukije ningiye nko kurira nibwo ngisinzira and then kuba waramenyereye kubyuka kuri alarme wenda telefone gasona cyangwa gashiye kutema amatwi and then life gasanga yahindutse it's like going back to school kumva ntibyoroshye murakoze. Okay, so tujye gukurikiza ibibazo biri fun, ibibazo biri simple, mwisanzure, mwe free, nta bibazo bikomeye. So contestant number 7. Ni ikihe kintu udashobora kumara umunsi udakoze? Murakoze, ikintu nashobora kumara umunsi nakoze ni ugusenga. Iyo mbyutse mu gitondo ndasenga, saa sita wenda naba nshonje cyane ngavuga ati Mana ubyeze uhumanure. Nimugoroba nyine naba ndushye nkavuga Mana undinde bukesha amahoro. Ariko ntabwo bwakira nyine navugaye n'Imana yanjye. Okay, so Denise, ukigera muri bootcamp, ni ikihe kintu cyagushimishije cyane ukumva this is the place to be? Okay, murakoze. Bwa mbere nyine wenda ugire imyaka itandukanye bakubwira ati nugera bootcamp naho uzashima Imana nyine ubuzima bwa bootcamp. So ikintu cya mbere cyanshimishije kumva ngo ugiye gutombora nimero ndabana nande nawuzi. Ikintu cyanshimishije kikananungura nuko natoye nimero ndavuga ati 507 ndavuga ati ninde ako kanya mbona nyine hagiye wa
507 nyibona mbona ni nemsekwa ndavuga ati bibaho gute ntabwo bishoboka nyine turagenda nk'ubu waba ufunguye muri room umukobwa umwe akinjira ngo njye simbyemera ngo how comes mwamwitiranwa amazina yose muri room imwe nibyo bintu byanshimishije cyane no kubana n'abandi buzima bwiza. Wow, thank you. Kamikaze Nadege, Yes. Could you tell us what you fear the most, maybe as in people, when you reached in boot camp, either in the contestants or in the organization team? Who do you fear the most? I do have people I fear. Some of them, you could see a person and you'd be like, can I find another place to pass by? In the contestant, I fear Alliance because her father is a pastor and he's praying all the nights for her and me. I don't think anyone is really praying for me. And even me, sometimes I even forget to pray when I go to bed. So I'm like, come because you're not going far without prayers. So nk'uko mubibonye rero mu cyiciro cya kabiri twari turi kumwe nanone n'abakobwa bane bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Tukaba twaganiriye nabo ku rugendo rwabo bagize kuva bagira igitekerezo cyo kuza muri Nyampinga ndetse n'uyu munsi ndetse tukaganira ku mishinga yabo. Like Miss Iradukunda said, we have been talking about the different projects and also their journey throughout the Miss Rwanda competition from when it began. Now you have to stay tuned to catch the other 4 contestants who are going to be talking about the same thing.